Umuvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakira umucyo w'ingoro yawe, turabigusabye. Natwe ababazwe n'uyu muvandimwe wacu, dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka, turabigusabye. Nyagasani Mana yacu, impuhwe umugaragu wawe Yohani Sayinzoga, ugire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhamira ibicumuro bye, ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera. Ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose, kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Njye nitwa Ndushabandi Petit, nkaba ndi umutoza wa ekipe ya gisirikare yitwa APR Karate Do, aho ni mu kote ya gisirikare, mu kote ya Federasiyo ya Karate, nk'abashinzwe discipline muri rusange y'abakarateka. Rero Maître Sayinzoga ariwe twita sensei wacu, umubyeyi wacu, adusigiye byinshi. Njye nabanza kuvuga yuko mbere yuko iki gihe kiba itari kimwe, ejo bundi ngira ngo hashize nk'ibyumweru 2 n'igice, yari yampamagaye iwe, turica turaganira, antwara mu nka ze, arangabira, ampinyana. Ubu nawe ndiwe nitegura kujya gukura ubwatsi, habaye iki kintu. Rero ikintu twavuga kuri Sensei Sayinzoga ni kinini. Kuri karate cyane cyane adusigiye ikintu tutazibagirwa, fondasiyo nini cyane. Icyambere, dufite abakarateka benshi ari mu nzego za gisirikare, za gipolisi n'inzego zisanzwe mu banyarwanda bose. Sayinzoga ntiyigeze arangwa no kuvangura, uko umugana uko ariko kose arakwakira. Muri systeme ya karate ubu adusize turi mpuzamahanga, yatuzaniye abatoza benshi bavuye hanze. Buriya Sayinzoga ntiyakundaga kuba yaguha umukandara, ahubwo we yakundaga ko yagenda akazana umuyapani kuva hanze, akaza akarimo gukoresha ikizamini bitajemo amarangamutima. Imbaraga zawe zonyine zikanizo ziguhesha uwo mukandara, kandi akanezerwa kumva yuko nimba uhawe umukandara uhabwa na certifica, kuko akenshi abanyeshuri bajya kwiga mu mashuri atandukanye. Dufate hari abajya kwiga hanze bari strict ku bintu bya karate. Iyo uvuze ngo uri umukarateka akakubaza urwego, tufate urugero ukavuga ngo ceinture noire, bagomba kukubaza iyo ceinture noire wayihawe nande. Iyo rero wayihawe n'umwe mu mpuzamahanga, uba ufite imbaraga cyane, barakubaha. Nicyo kintu navuga kuri Sensei Sayinzoga, adusigiye umurage munini cyane, kandi turizera yuko tuzawukomereza mpaka. Nicyo kintu namuvuga. Muzehe Sayinzoga Yohani ni umuntu wo mu muryango, ni umuntu wareze abantu benshi, ni umuntu wafashije abantu benshi, abantu bose, yaba umutoya cyangwa umukuru, yaba umuntu abo tuvuga ngo bakomeye, umuntu Sayinzoga wese yamwiyumvagamo. Iyo wagenda kumusanga buri gihe, cyane cyane ko ari umuntu ukunda gukina siporo, ugasanga buri gihe hari umuntu utagira icyo atinya, akavuga icyo atekereza, ariko ntagire n'uwanigana ijambo.